Ya bantu banjye muramumize neza hano bari dofisha nk'ibisanzwe murakaza neza ku Burezi Rwanda TV. None ahangaha rero tubonye amahirwe ameze neza, imyanya 220 yo gukora muri Rwandeya. Imyanya ingahe? 220 yo gukora muri Rwandeya, yo kugira ute yo gukora muri Rwandeya. Isaba imyaka ingahe? Isaba imyaka kuba utari munsi imyaka 20 ukaba utanarengeje imyaka 24. Urabyumva neza, barashaka abantu bagize ute basoje amashuri 6 yisumbuye, batagize ute batarengeje imyaka ingahe 24, batagize ute bataciye munsi imyaka ingahe 24 mu gihe uri gukora application. Muhawe ikaze ku Burezi Rwanda TV. Niba ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel kandi subscribe, like, funguriza igihe tujye tubana igihe cyose, nkuko nagiye nkubwira ngo amahirwe yose agiye abonetse nkuko tuba tugomba kubagezaho no ku Burezi Rwanda TV. Bamwe mwagiye mugenda mutwandikira mudushimira mutubwira ati byagenze neza, mwaradufashije gukora application, baradufata ubu turi mu kazi, nta kibazo nawe ntuze kugira ikibazo, gusa ngenda kwereka uburyo rwose byose urabikora, haba application, ibisabwa n'andi makuru n'ubundi ajyanye n'uburezi cyangwa se nino application ya Rwandeya iri gusaba abakandida cyangwa se ifite imyanya 220 iri ku isoko. Muhawe ikaze ku Burezi Rwanda TV. Okay, nkuko rero murabibona ino ni website ya recruitment cyangwa se website bahayaringiraho abakozi muri Rwandeya. Hano ariho position nebyiri, ino iri gushaka akazi hano ukandikamo title runaka, nk'ubu wanditsemo nko kugasacinga barakwereka iki, barakwereka za ya myanya ihari. Noneho hano bari kukwereka ngo bakeneye senior HR business partner n'uw'imyaka ufite uburambe bw'imyaka 61, ariko uyu nguyu ntabwo tunamutindaho cyane, abo tubanza twirebere hano kuri cabin crew aho nta burambe basaba, kandi bakaba bagize ute bakaba bakeneye abantu 220. Uraza hano link nayishyizeho ngaho, kandi no kuri cabin crew nugera hano barakwereka ngo vacancy choice appointment permanent, ni permanent, reporting to head cabinet service, location Rwanda, important date amatariki ni 2/6, closing date ni tariki 9 z'ukwezi kwa 6. Mwumva ni iminsi mike cyane. Position number ibyo ntago ari ngombwa cyane, ubwo twese twirebera hano hari option ebyiri, hari apply now and download details, ariko icyambere ugomba gukora no kudownloadinga detail, ukabanza ugasoma ese uyu mwanya ngiye gukora nzawushobora, ariko requirement bari gusaba download details. Wamara kuzidownloadinga bakakwereka Rwandeya Limited nibi ikora ibi ikora ingendo zo mu kirere, haba muri East Africa, Central Africa, West Africa, South Africa ndetse na Middle East, byose bakagenda bakubwira. Ikaba iri main base ni Kigali International Airport, bakagenda bikwereka byose. Twakikomereza none ngo Rwandeya cabin crew open day ngo is journey to become the premier airline of region, and we are looking for the faces and the energy that we carry the company ambitions at 35,000 seat. If you have one to present and drive to the ibyo ntabwo tunabitindaho cyane, ahubwo twese turareba ngo ubundi cabin crew ni iki. Cabin crew ni abakozi bo mu ndege baba bashinzwe kwita ku bagenzi, kwakira abagenzi no kubitaho. Mu magambo make n'ibyo nabamabwiye, ibindi muraza kubyisomera hano. Rero bakaba barimo barareba abano bantu twabonye bose ko bagera kuri bangahe 220. Gature cyo twita minimum eligibility requirement for cabin crew. Nuvuga ngo ibintu bisabwa nibura ugomba kubifite ni nk'itegeko, utabifite application niyo wayihorera. Ko baravuga ngo applicants who do not meet all mandatory requirements shall be disqualified during the initial screening stage. No expectation or discretionary waivers shall be granted for mandatory criteria. Umuntu uzaba utujuje ibisabwa by'itegeko ntabwo bazirirwa azaba disqualified, bazahita bamukuramo byihuse ako kanya. Noneho katurebe rero icyambere ni mandatory requirement, turasangamo nationality and eligibility to work. Ugomba kuba
ubwene gihugu ndetse n'ubushobozi bwo gukora, ugomba kuba uri umunyarwanda, must be citizen of Rwandan, ugomba kuba uri umuturage w'u Rwanda. Kabiri, must be legal eligible to work in Rwanda, ugomba kuba wemeye gukora byemewe n'amategeko hano mu Rwanda. Must meet all regulatory requirements necessary to obtain and maintain cabin crew license issued by the Rwanda Civil Aviation Authority. Noneho ikindi cya B ni imyaka, ugomba kuba utarengeje imyaka 24, ukaba utanaciye munsi y'imyaka 20. Upper age limit may be waived for experienced. None umuntu urengeje iyo myaka ushobora kumuha akazi bitewe na experience yaba asanzwe afite. Educational qualification, nibura ugomba kuba ufite senior 6 diploma. Yes. Language proficiency, English mandatory. Hano English mandatory language proficiency ni certificate itangwa na NESA igaragaza ko uzi icyongereza. Iyo ngiyo uyibona unyuze kuri NESA portal, services portal, iyo niho bayitangira. Ikinyarwanda ugomba kubuzi kukivuga, ndetse na Igifaransa ho byaba karusho, additional language nabwo byaba fresher. Yes. Ahongo ariko nyine icyongereza so ugomba gushaka iki proficiency. Noneho physical and medical fitness ugomba kume ibi byo ntago bikiri itegeko, ariko ibyo twabonye by'itegeko ni bimwe byo hejuru. Physical and medical fitness, character and criminal record to be considered, ibintu nk'ibyo ngibyo, ndetse na photocopy of iranga muntu yawe na criminal record certificate nayo ugomba kugira ute kuyitwara. So the deadline for submitting is 9 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Ni ukuvuga ngo ubwo ayo niyo makuru mbere yuko dutangira ki application yacu. Tugarutse hano rero urahita ukanda hano handitse ngo apply. Numara gukanda hano handitse apply, rero nambere batakubwira iki, barita bakubwira gukora login. Twinjira rwose. Ese nawe ujya uhura n'ibibazo byo kubura ibicuruzwa muri stock utabizi, cyangwa amafaranga yinjira nasohoka ntuyamenye neza? Hari n'abashaka kugana ibigo by'imari cyangwa baterankunga bakabura raporo zisobanutse zigaragaza uko business zabo zihagaze. Yewe n'abarwemeza mirimo bakizamuka bagakenera uburyo bworoshye bwo gucunga business zabo mu buryo bugezweho. Wabugaburira abanyeshuri ariko ukabugorwa no gucunga abanyeshuri n'amafunguro ya buri munsi. Wihangayika, twakuzaniye igisubizo. ICBMS rwa ICBMS ni system ifasha abantu n'ibigo gucunga neza business hakoreshejwe ikoranabuhanga. Muri ICBMS mushobora gucunga stock n'ibicuruzwa, kureba amafaranga yinjiye nasohotse, gukurikirana abakozi, kubona raporo zihuse kandi zizewe, gufasha business ziri kuzamuka gukora neza, gufasha restaurant n'abanyeshuri bo muri campus gukora neza. Niba ushaka gukoresha cyangwa kumenya byinshi kuri ICBMS, sura urubuga rwacu wa/ICBMS/rwa ifasha business zitandukanye, cyangwa ICBMS/rwa/kaberamye campus ifasha restaurant zo muri kaminuza, cyangwa uduhamagare kuri 079 64 98 267. Gusa hano mbabwira ngo weho yari ubwa mbere ugeze nko kuri poto nk'iyi ngiyi, uzugakanda hano handitse create account, ukaklikaho gutya bakakujyana kuri poto igiye gucreatinga account. Dutegereje okay, tayari nge namaze kuba logged in. Wowe ugeze hano uza hano ukakora accept nyine nk'umuntu ugiye gucreatinga, nuza paswa nako account ugakomeza n'utundi dukurikiyeho, ntago bibagora, ni ibintu mumenyereye aba twizeye hano. Ugeze hano rero umaze kwinjira, icyo ugomba kubanza ugakora ni ukuzuza iki, ukuzuza imyirondoro yawe hano, amazina biki byose, gender, city, town, nk'umuntu ukagenda ukora proceed mpaka ugeze hehe. Hano ugashyiramo na reference, abantu bakuzi, employee history niba hari wakoze, professional body, byose ukagenda byuzuzamo, then ukajya hano muri my application ugatangira iki, ugatangira application yawe. Ni uburyo bukoreshwa. Ugize ikibazo ushobora kunyandikira kuri 0720107889 nkagufasha nta kibazo, nkuko abandi twagiye tubafasha kandi ibintu byabo bikagira ute
bikagenda neza. Rero nakubwira ngo weho twubanye muri ino video nunu wanjye, iyi channel y'Uburezi Rwanda TV niyo channel uko bavuga ngo izina ryo muntu, rero hano izina niryo bikorwa, uburezi, akazi na technology byose ni byawe. Bye bye. Rero woweho utarakoze subscribe nkwibutse ngo kanda subscribe, tuzabana igihe cyose. God bless you, Imana ibarinde.